Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, bigomana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga ndabonye umuntu uri kugarukaho utari Gakumba Patrick wamamaye nka super manager. Nyuma y'uko avuze amagambo yafashwe nk'atari meza bikekwa ko yavugaga abanyamakuru ba SKFM. Ubu ngubu ufashe umwanya ukajya ku rukuta rwa YouTube ukandikamo izina rye, wabona amateto menshi yagiye amukorwaho inkuru zigiye zitandukanye. Ese ubundi super manager ni muntu ki ku buryo atiza imbuga nkoranyambaga za Kigali? Uyu mwanya unyemere turebere hamwe ubuzima n'amateka ye, aho yavukiye, aho yize, n'ibyo yakoze ndetse n'ibyo yakoze kugira ngo yamamare mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Icyo nagusaba ni uko wabana nanjye kuva none kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda ndagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku wundi, nabigaruka ku nkuru ziba zigiye zitandukanye. Ubundi amazina yiswe nabyo ni Gakumba Patrick, gusa ku mbuga nkoranyambaga yamamaye nka super manager. Ushaka kumuvuga neza wakongeraho aya magambo agira ati: the game changer, bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the frontline commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong super manager. The King Kong super manager is the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grace to grace, from pitch to Paris, from victim to the champion, mtoto wa Mungu, Ekonyine boy, talk of the city, the most wanted, library, king of social media, super manager. Ayo magambo yose mvuze niyo introduction ye yarimo arivuga. Ayo magambo yose ajya kukubwira ikindi kintu, ariko ayo magambo abanje kuyatondekanya gutyo yatondekanyije kugera ageze ku musozo. Ubundi super manager yavukiye Karagwe ahazwi nka Kimbasa mu gihugu cya Tanzania, aho niho ababyeyi bari barahungiye. Super manager yavutse mu mwaka w'1944. Avuga ko hari mu mpeshyi hagati y'ukwezi kwa Nyakanga cyangwa se ukwezi kwa Kanama, ubwo inka zabaga zimuka ziva hamwe zijya gushakira ahandi ubwatsi. Muri icyo gihe ngo nibwo mama we yamubyaye, amubyara mu ishyamba munsi y'igiti cy'umunyinya. Super manager avuga ko mama we yari umugore wa kabiri wa papa we, kuko papa we yamushatse amukuye mu gihugu cya Uganda. Super manager yaje kugira ibyago, mama we yitaye Imana akiri muto, akura arerwa na papa kuko papa we niwe wamubwiye igihe yavukiye, kandi nabwo yabimubwiye agereranya ku buryo super manager avuga ko ashobora kuba yaravutse mbere cyangwa nyuma ku gihe papa we yamubwiye. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1990 nibwo umuryango wa super manager wagarutse mu Rwanda utura Kibungo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Gusa nyuma waje kujya gutura mu karere ka Nyagatare, naho akaba ari mu ntara y'Iburasirazuba. Urugendo rwa super manager mu mashuri nk'uko abyivugira, avuga ko amashuri abanza yize i Rukira mu karere ka Ngoma, maze icyiciro rusange akiga mu karere ka Kayonza kuri Kayonza Modern School. Nyuma yo gusoza icyiciro rusange yakomeje amashuri yisumbuye mu karere ka Ngoma ku kigo bita Aspeke, aho yigaga indimi n'ubuvanganzo. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye yakomereje muri kaminuza mu gihugu cya Tanzania, aho yize muri kaminuza ya Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Muri iyo kaminuza akaba arigaga ubwarimu. Nyuma yo gusoza kwiga kaminuza yaje kubona akazi ko kuba umwarimu, gusa nyuma aza no kuba umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Eden English Modern School, aho akaba ari mu gihugu cya Tanzania. Tugarutse inyuma gato ku buzima bwa super manager, avuga ko yakuze akunda gukina umupira w'amaguru ndetse yaranawukinaga kuko yawukinye aho yagiye yiga. Super manager yigeze kuvuga ko hari igihe ikigo yigagaho cyakinnye n'ikigo cya St. Louis cy'i Rwamagana. Icyo gihe avuga ko yerekanye impano idasanzwe yo gutera kufura nziza cyane yavuyemo igitego. Icyo gihe avuga ko afande Daniga Pfizi yamuhaye amafaranga 50,000. Icyo gihe ngo yanamwemereye kuzamujyana mu ikipe ya APR FC. Super manager ngo yageze mu rugo abwiye papa we arabyanga kuko yashakaga ko yiga. Icyo gihe akeka ko byo gukina ari iby'ibirara, birangira ahise amushakira ishuri mu gihugu cya Tanzania, niko kujya kwiga kaminuza mu gihugu cya Tanzania. Nuko nguko super manager yisanze agiye kwiga mu gihugu cya Tanzania. Super manager ageze mu gihugu cya Tanzania muri kaminuza nibwo yatangiye kugerageza impano yo kuririmba, maze nyuma aza gushinga itsinda rigiye kuririmba. Iryo tsinda rikaba ryaritwaga The Flash Makers. Muri iryo tsinda harimo umuhanzi ukomeye mu gihugu cya Tanzania bita Darasa ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Super manager avuga ko we n'iryo tsinda batangiye kujya batumirwa mu bitaramo bitandukanye bya kaminuza, gusa nyuma yo gusoza kwiga buri wese akaba yaranyuze inzira ye. Gusa bakaba baratandukanye, barakoze album bari bise UVC, mu magambo arambuye bakaba byaravugaga Universe Corners.
Aho muri kaminuza super manager yarazwi nk'umuntu uzi kuvuga ku buryo aribyo byatumye yisanga ari umu agent ugurisha abakinnyi, kuko avuga ko byatangiye nyuma y'uko asoje kwiga kaminuza atangiye gukora akazi k'ubwarimu. Super manager avuga ko hari umusore witwaga Thomas Ulimwengu wigaga muri kaminuza imwe nawe, gusa akaba yari azi gukina umupira w'amaguru. Yaje kwegera super manager amubwira ko yamubera manager kuko yari azi ko azi kuvuga. Muri make yavugaga ko super manager azi kureshya abakire. Icyo gihe super manager yarabyemeye ahita ajya mu ikipe ya Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania, ayibwira ko afite umukinnyi uzi gukina umupira w'amaguru. Ikipe ya Simba Sport Club yamubwiye ko yazana uwo mukinnyi bakamureba, ubundi amuzanye babona azi gukina umupira w'amaguru. Birangira ikipe ya Simba Sport Club ishinyishije uwo mukinnyi. Iyo kipe iza kubaha miliyoni 10 z'amashiringi ya Tanzania, bayagabana. Super manager nuko yatangiye kugurisha abakinnyi gutya. Nyuma yo kugurisha uwo mukinnyi, super manager yabonye ko ari ibintu birimo amafaranga, maze afata icyemezo cyo kujya kwiga ibijyanye no kurebera inyungu z'abakinnyi mu gihugu cy'Ubudage. Nyuma yo gusoza ayo masomo nibwo super manager yagurishije umukinnyi Meddie Kagere, umukinnyi avuga ko yamukuyemo amafaranga menshi yamuhinduriye ubuzima. Super manager yagurishije abakinnyi batandukanye mu Rwanda barimo Iranzi Jean Claude, Bashunga Boba, Tuyisenge Jacques ndetse n'abandi batandukanye. Nk'uko twabivuze haruguru, super manager yabayeho umuhanzi yiga muri kaminuza, ntabwo impano yo kuririmba ayiteranye, kuko nyuma yo gusoza kaminuza yakomeje kwandika indirimbo ndetse akanyuzamo akanaziririmba. Mu ndirimbo yakoze akaririmba twavugamo Back to Me, Uruwanjye, Sheila yasohoye mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025 ndetse n'izindi zitandukanye yagiye akora. Mu tuntu n'utundi bamenya kuri super manager nuko ubwo yari mu kiganiro Kigali Talk Show kinyura kuri Isango Star TV gikorwa na Ivan ndetse na Tesi, super manager yavuze ko mu gihugu cya Tanzania hari abantu bamuzi nka Suleiman, kuko avuga ko yigeze kubaho umusilamu mu gihe kingana n'amezi 2. Super manager avuga ukuntu yabaye umusilamu mu gihe cy'amezi 3. Yavuze ko yakuze adasilamu, maze ubwo yigaga mu gihugu cya Tanzania inshuti ye yamubwiye ko papa we afite umusigiti kandi yamufasha gusiramurwa, gusa akaba amusaba kubanza kwinjira idini. Super manager abivuga yagize ati, kubera sitasiyo twe twakuyemo muri situwasiyo yo gukurira mu mashyamba twakuraga ugasanga tudasilamu. Ubwo najyaga kwiga Dar es Salaam nageze ngira umutipe w'inshuti yanjye w'umwarabu, papa we yari atuye i Zanzibar afite umusigiti. Umutipe yarambwiye ati, oya ibi bintu ugomba kukwereka aho bikorerwa. Akomeza avuga ko byabaye ngombwa ko bajya Zanzibar kugira ngo bamufashe gukora icyo gikorwa cyo kumusiramura. Ubwo bari bageze muri Zanzibar, umusore w'inshuti ya super manager yamubwiye ko kugira ngo babashe kumusiramurwa bimusaba ko ari buze kwinjira idini rya Islam. Super manager yaje kubyemera maze akorerwa umuhango wo kwinjira idini wa Islam, niko guhita habwa izina rya Suleiman. Super manager akomeza avuga ko yabaye umusilamu igihe cy'amezi 2, ariko nyuma yahise ava muri iryo dini ko ngo bitari bimurimo, ahubwo ko yinjiyemo kugira ngo asiramurwe nta kindi cyari kimujyanyemo. Super manager akomeza avuga ko uyu munsi iyo bibaye ngombwa ko ajya mu gihugu cya Tanzania, inshuti ze zimwita izina rya Suleiman. Super manager ni umuntu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ku buryo afite abafana hirya no hino muri Afurika bitewe n'uburyo yisobanura. Urugero, mu mwaka 2023 mu kwezi kwa 8 ubwo yari mu gihugu cya Kenya, yagaragaye ari kumwe na mushiki wa perezida w'igihugu cya Kenya bita Mutoni Gikuyu. Uyu super manager yari mu gihugu cya Kenya, amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ubwo yagaragaye ari kumwe na Mutoni Ruto, mushiki wa perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto. Bari kumwe mu modoka y'uyu mukobwa. Gusa super manager mu kiganiro yatanze yavuze ko mushiki wa perezida wa Kenya yavuze ko yamumenye kuri YouTube mu biganiro agenda atanga ku YouTube atandukanye. Gusa by'umwihariko akaba yarakunze introduction ye cyane ko yakunzemo ijambo rivuga ngo from zero to hero. Super manager yavuze ko aya magambo ahuye neza n'amagambo Dr. William Ruto Samiwa akunda kuvuga ngo I'm the hustler and the son of the nobody. Super manager yavuze ko umukobwa yamenye ko ari mu gihugu cya Kenya nuko amusaba ko bahura. Super manager yagiye avuga amagambo atandukanye abantu bakayafata nk'ubusazi. Urugero twafata ni urugero rw'uko yigeze kuvuga ko ubukwe bwe buzabera muri Stade Amahoro bugataba n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari, ngo yavugaga u Rwanda, Tanzania, Burundi, Uganda, Kenya ndetse n'ibindi. Ibiheruka mu matwi y'abantu yavuze ko ikipe ya Rayon Sports niramuka ikuyemo ikipe ya Singida Black Star yo mu gihugu cya Tanzania mu mikino ya CAF Confederation Cup. Super manager yavuze ko azakubitwa inkoni 100 yambaye ubusa aryamye muri Stade Amahoro. Super manager azwi ku mbuga nkoranyambaga nk'umuntu utanga ibitekerezo ku ngingo zitandukanye, haba muri siporo, imyidagaduro ndetse na politiki. Twavuga byinshi kuri super manager, gusa naho dusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima n'amateka Igakumba Patrick wamamaye nka super manager ku mbuga nkoranyambaga.
reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Intalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro tubakorera umunsi ku munsi. Icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.